Ndabasuhuje amazina yanjye ni nk'ibisanzwe nitwa Ufitinema Yves. Nagarutse nanone uyu munsi tugiye kubabwira cyangwa se tugiye kubasobanurira amazina, ibyo dukunda kwita ubusobanuro bw'amazina. Murakoze cyane, tugiye kubabwira amazina 20, mbibutsa ko iyi ari part 1. Part 2 nimuyishaka tuzayibagezaho. Yihuse cyane, reka duhere ku izina ryitwa Leya. Leya ni izina rifite inkomoko mu Giheburayi. Iri zina risobanura umwamikazi cyangwa witonze. Mu mateka ya Bibiliya, Leya yari umugore wa Yakobo. Izina rya kabiri ni Serge. Serge rikomoka mu Kilatini Sergius, bisobanura umurinzi cyangwa uwitabira ibikorwa. Rikoreshwa cyane mu bihugu bivuga Igifaransa na Slavic, cyane cyane muri Kiliziya Gatolika kubera Mutagatifu Serge. Izina rya gatatu ni Yves. Inkomoko rikomoka mu Gifaransa cya kera, risobanura igiti cy'umushishi yew tree, gikunze gufatwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima burambye n'imbaraga. Mutagatifu Yves ni umurinzi w'abavoka n'abakene, ariwe icyamamare cyitwa iryo zina. Izina rya kane ni Ivy cyangwa se Ivy. Inkomoko rifite inkomoko mu Cyongereza, rituruka ku gihingwa cyitwa ivy, gisobanura ubuzima burambye, ukwiyunga n'urukundo. Icyamamare rikunze gukoreshwa mu mico ya Gikristo kuko ivy afatwa nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge n'urukundo. Izina rya gatanu ni Angelique. Inkomoko rikomoka ku Kilatini Angelica, rituruka ku ijambo angelus risobanura umumarayika. Ibisobanuro bisobanura nk'umumarayika cyangwa ufite umutima mwiza. Icyamamare rizwi cyane mu Gifaransa, cyane cyane mu bihugu bya Gikristo. Izina rya gatandatu ni Anita. Inkomoko rikomoka mu Buhinde, rikaba rishobora kuba ifishi y'izina Anita. Ibisobanuro risobanura isuku, umucyo cyangwa ubwiza. Icyamamare rikoreshwa cyane mu bihugu bivuga Icyongereza, cyane cyane mu Buhinde na Afurika. Izina rya karindwi Bruno. Inkomoko rikomoka mu Kigermani. Ibisobanuro bisobanura umuntu w'imbaraga, umukara cyangwa ufite ubushobozi. Icyamamare Mutagatifu Bruno yari umusaserodoti n'umukristo ukomeye wamenyekanye mu mateka ya Kiliziya Gatolika. Izina rya munani Isiyaka. Inkomoko rifite inkomoko mu Bayisilamu, rikaba ifishi y'izina Isaac mu Cyongereza. Ibisobanuro bisobanura uwahawe umugisha n'Imana cyangwa uwizeye Imana. Icyamamare rizwi cyane mu mico y'Abarabu n'Abayisilamu. Izina rya cyenda Steven. Inkomoko rikomoka mu Kigiriki Stephanos. Bisobanura ikamba ry'intsinzi cyangwa uwaheshejwe ishema. Icyamamare Mutagatifu Steven ni umwe mu bakristo ba mbere babaye abahire, rizwi cyane mu mico ya Gikristo. Izina rya 10 ni Angela. Inkomoko rikomoka ku Kilatini Angelus. Ibisobanuro bisobanura umumarayika cyangwa intumwa y'Imana. Icyamamare Angela ni izina rikunda gukoreshwa cyane mu mico ya Gikristo nk'ikimenyetso cy'umuntu ufite umutima mwiza kandi wuzuye urukundo. Izina rya 11 ni David. Inkomoko iri zina rifite inkomoko mu Giheburayi Hebrew. Ibisobanuro bisobanura ukunzwe cyangwa uwizera. Icyamamare iri zina rikoreshwa cyane kubera umwami David cyangwa se umwami Dawidi uvuga muri Bibiliya. Izina rya 12 ni Patrick. Inkomoko rikomoka mu Kilatini Patricius. Ibisobanuro bisobanura uwavukiye mu muryango ukomeye cyangwa inyangamugayo. Icyamamare bizwi cyane kubera Mutagatifu Patrick, umurinzi wa Ireland. Izina rya 13 Olivier. Inkomoko rikomoka ku Gifaransa, rikaba ifishi y'izina Olivia. Ibisobanuro risobanura igiti cy'umwembe w'amashami, gisobanura amahoro n'ubwiyunge. Izina rya 14 ni Janvier. Inkomoko rikomoka ku Kilatini Januarius, rifitanye isano n'ukwezi kwa Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere January. Ibisobanuro bisobanura intangiriro cyangwa se umutangizi w'umwaka.
byihariye rikoreshwa cyane mu bihugu bivuga Igifaransa. Izina rya 15 ni Edimo. Inkomoko ni izina rifite inkomoko mu Kigermane risanzwe ari Edmund. Bisobanura urinda ubutunzi cyangwa se umutangazamakuru. Izina rya 16 ni Aladin. Inkomoko rikomoka mu gihugu cy'Abarabu. Bisobanura urumuri rw'idini cyangwa se ukomoka ku Mana. Byihariye rizwi cyane mu nkuru za Aladin. Izina rya 17 ni Cynthia. Inkomoko rikomoka mu Kigiriki rifitanye isano n'umusozi witwa Cynthus muri leta ya Delos. Bisobanura umuntu ukomoka ku kwezi cyangwa se umucyo w'ijuru. Izina rya 18 ni Gadine. Inkomoko rifitanye isano n'izina God rifite inkomoko mu Giheburayi. Bisobanura amahirwe cyangwa se umugisha cyangwa se muri make umunyamugisha. Izina rya 19 Dievike. Inkomoko rituruka ku izina ry'Igifaransa Dieu cyangwa se Imana na Vic bisobanuye intsinzi. Bisobanura intsinzi y'Imana cyangwa se uwahawe ubushobozi n'Imana. Izina rya nyuma muri iyi pati ni izina rya 20 Gaëlla. Inkomoko rifite inkomoko mu Gifaransa rifitanye isano na Gaël. Bisobanura umuntu w'umunyamahoro cyangwa se uwitandukanya n'abandi. Murakoze cyane, mbifuriza kugira iminsi mikuru myiza. Njye nari Ufitinema Yves nk'uko mwabyumvishe tugitangira, kandi ndagushimiye wowe urebye video ukayirangiza nta kwigiza imbere cyangwa se kuyitaruka. Ndagushimiye kandi nkwibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane, maze ukadushyigikira tukageza 1k subscribers. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane cyane.